tubaye ikaze ni mwakurikiye Latina TV show, hano baho umugisha, turabasuhuje, nizere ko mumeze neza, kande subscribe kumwe na bazina basuhuza, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni Sonia nk'isanzwe turi na Latina TV show, turagarutse twaje tuje twabukereye makuru y'imihanda muri iyi minsi urabibona ko amakuru sha umva noneho hari ikintu cyitwa izuba riteye ubwoba. ririshe Izuba abantu mva muze kutubwira izuba rimeze nabi, ivumbi mana yanjye. Yano no muri iyi minsi nagize gutya ndwara gripe iranyica, ndwara gripe imenagurika ku mutwe, ntabwo bijya bikugeraho Shabyore maze iminsi ariko nawe wari umaze iminsi urwaye. Maze iminsi ndwaye ariko ndikoroherwa. Gusa nawe gripe zari zikumereye nabi muri iyi minsi, zari zinyishe, zari zikwishe. hari izuba riteye ubwoba, turi no mu mukamuko, turi mu mukamuko w'imvura. Ariko ikibazo tujya tugira hari ukuntu izuba rijya ritera, noneho n'imvura yatera naho tukagira nyine byose bikabangama. Iyo imvura iri kugwa cyane tugira ikibazo, iyo izuba riri kuva cyane tugira ikibazo. Si ubwo tuzamenya dufata ibiki? Klima urumva zagiye zihindagurika, kumva nyine ni danje, ariko mu bundi buzima njye nari meze neza, turashima Imana. Nayo nari meze neza, gusa nari nkumbuye n'abantu bacu, abakunzi bacu badukurikirana, abafana bacu mudukurikirana, mujye mukomeza mudukurikirane, mukanda subscribe, kandi subscribe, like, ubonye bajya kwa ukazogera kugira ngo babone video zacu. Umuntu ubonye video yacu bwa mbere shano kuri udufunguro turebe, dukunde ujye tureba, ukande subscribe, ushyire no kanzogera. Nuko bigenda bimera. Ubu turi hehe rero? Ahantu twagiye nyine twisohokeye, twigendeye nyine, twabonaga izuba riri noneho uryama mu mabati ukumva izuba ryatoboye, ni parafu na parafu. Parafu abantu barayizi, parafu ngira ngo usanga ryatoboye, ukumva umuntu yarambiwe kuryama. Turabareka tureba hano, tuba tugiye dukora agasiporo gake gake, tutatwicara mwe twikorera ikiganiro. Ni ibisanzwe, ni ibintu biba bisanzwe. Umva mudukunde ubundi amakuru rero, amakuru y'iminsi, amakuru ni meza. ese komande watumije irihe? Komande kanya barabayiza yamaye none twagiye ahantu twategereje. Umva wari watumize ngo kugategereza amasaha n'amasaha, nimba bari kuyitega ku ipanu, bari kuyishyira hehe? yabura baracyari kwitunganya neza, ibirungo baracyabishyiraho neza. Ariko nabonye na mucoma ariko atagura urusenda. Hano bagira ka mucombare, niba ari mucumbare. Umva Yesu, ibintu bimeze neza. Kanya turaba turi kuyirya, mu kanya rwose. Umva twasohokeye ahantu, murahabona ni heza, haratuje, nuko tubereye hanze twanze kujya mu nzu, ariko ni heza. Ntabwo mbabwiye hariho bibatera amatsiko, bazabitwandikiye muri komenti, abafana bacu mutubaza ati ni hehe. Ubushize rero twari turi kuvuga kuri Kagarara. Yego, ubu noneho tuvuge ko Kagarara ubwo bigeze Kagarara rya ngo yagiye n'iwabo. Yagiye Rusizi, ni naho hantu babanje guhitira bwa mbere bakigera mu Rwanda, niho hantu babanje guhitira. Noneho nabonaga bari mu bintu nyine byinshi, ba debeni bari kubakira. Umva ibintu nyine bimeze neza. Reka nkubaze, nabonye amakuru ejo bundi ngo Kagarara ngo ntabwo bakundana na Nuza na Sabrine, ahubwo ngo ni inshuti. Noneho babajije amakuru, aramubaza ati se ukunda umukobwa nyine umeze gute? Kagarara ati njye nikundira umukobwa w'inzobe. Nagakunda ibikara. Ibaze guki?
ararenze ati se unanutse cyangwa ubyibushye ufite amabuno ufite amanyashi umusitari wacu ati reka reka ati aringaniye ubwo rero ni amahitamo nawe aragira ni amahitamo aragira gusa nyine ngakunda inzobe ubwo rero bantu mutari inzobe bantu tutari inzobe ko bikarambona tugiye kugupfa nabi nimwitukuze kwitukuza ni icyaha urumva kugira ngo rero badukunde rero umva narasetse ndumirwa ndavuga ati cyakoze tizimunza wakabonye hese ejo nakabonye kuri TikTok narakabonye baba ari kubimubaza baba ari kubimubaza kuri TikTok nyine yari ikiganiro yamukoresheje amubaza nyine ukuntu bimeze aramubaza ati se Sabrine bimeze bite aramubwira ati ni inshuti ni besto nyine ariko ba besto umenye ko bahinduka ugasanga bavuyemo basheri cyane rwose ko numva bitoroshye ariko ni byiza buriya nyine baba bose batarabishyira mu bikorwa ariko buriya baba babizi biba ni ibintu nyine tu ushobora no kugira gutyo ukabona ntibakomeje gukundana ntiwamenya iby'abantu nyine abantu barahinduka none se ko nabonye uriya mwana w'umukobwa ari igikara kandi akaba yishakira inzobe bizagenda bita umwana we Rusizi umwana w'icyahu rwose sinzi ibyo nawe kabisa we ntabwo namukunda kurundi ni couple barajyanye ariko yavuze yuko akunda nyine umukobwa w'inzobe ufite nyine nyasheto ufite nyashi rero abakobwa beza b'inzobe umva ariko reka nkubwire kuri Kagarara oya reka nkubwire tuvuga ko abakobwa mu Rwanda bose bagenda bakamukunda ahubwo yakagombye kugira ite Kagarara yakagombye gutuza n'igihe uriya ari Imana yaba yaramugeneye cyane ashobora nonese nirukanka mu nzobe hari igihe waba uri n'inzobe ariko ufite umutima mubi hahasava n'ibyo inzobe ntabwo ari ituma ugaragaza ko uri mwiza mbatere stories ibintu byabaye umuhungu yakundanye n'umukobwa noneho kwa kundi nyine abakobwa tujye tugira ibintu byo kwitukuza nyine tukisiga amavuta akesha umukobwa yari afite umubiri mwiza ariko ubona nyine ko ukeye arangije arafata akajya yisiga ari umuganga aza kwisiga inzobe abaye inzobe umuhungu amukundira yuko ari inzobe aniterana makiyaje nyine nawe akajya abona birasa neza kuri we rero umuhungu bakora ubukwe bimera neza pe nyuma kwa kundi umuntu atwita inda nyine ikaguhindura ya mavuta yisigaga atangira kuyareka kubera kumunukira wa muhungu agenda abona yuko ubwiza yakurikiye bugize gute buri kurangira arangije ahita amwanga ngo ni uko ngo yagize gute mu rugo ari gusa nabi ushobora rero kuba wumva yuko wenda ashobora kumujyana ari inzobe akazahinduka atari inzobe karemano rero niyo mpamvu mukunde amasura yose oya shano ukuri reka nkubwire burangiye nta n'ubwo inzobe yankanga umva n'ubwo ari inzobe uri umuzungu kaje ntabwo njye wankanga hari igihe waba uri mwiza ku ruhu ariko ku mutima uri mubi buriya tujye dukunda kureba umutima w'umuntu aho kureba fesi wapi ugomba kureba umutima arahata nicyo kintu cyane umutima w'umuntu rwose buriya niwo wa mbere aho isura yo rwose wapi n'ubundi urumva ko biragoranye cyane biragoranye harimo ibintu birebire nyine biba bikaze gusa umva umunsi wari wambaye neza urasa neza umeze neza nimugoroba wari wagiye mu kirori muri aniveriseri wari watwitse nagiye muri aniveriseri wari watwitse hari umushuti wanjye wari wakoresha aniveriseri ariko njye baba we imva yari nziza sana cyane ariko kubera ko nyine byabaye ari nijoro nta mafoto nigize mfata yego nta mafoto nigize mfata kereka buriya n'abari bahari nyine bayafataga ariko bwari bwije
kera aza kuba ari kumanywa kumufata amavideo Umva amafoto wasaga nkaza neza kuyakwereka. cyakora wasaga neza nanabikoze ukuntu unambaye ubururu n'umweru ndabikunda ndabikunda ubururu n'umweru Nabipenda sana. umukara n'umweru ubururu n'umweru ndabikunda rero wambaye neza cyane. Merci. Urakoze cyane ariko nawe urasa neza nta kibazo ufite. Nuri na maneke. Sinzi aho abantu bareba umva abantu bo hanze ba diaspora bantu mudukurikiye mwese bantu mukurikira Laurentine TV show bagumye mugumye badukurikiranye. mudukundisha n'abandi mudukundisha n'abandi. Tuba turi hano dutaramye tubaganiriza tubatera story z'umunsi uko umunsi wagenze. Umva tuzabazana story ejo bundi ikubita Bayitegereze. Yesu we mutegereze ibintu tuzakora ikubita amakuru mashya turi hano tugomba gushaka ibyo bakunze ibyo bakunze muri iyi minsi. ibintu bukunze muri iyi minsi nibyo bya mbere. Ngaho ugira urubyiruko inama urubyiruko wagira inama Urubyiruko ababyeyi abantu bubatse ingo abantu batawe n'abagabo abantu bagize bari mu madivorce abantu barwaye kugira nyine abo bantu muri rusange babagiriye inama kwihangana. abantu bafite ibibazo bitandukanye abagira inama yo kwihangana. murakoze cyane murakoze inama twabagira nyine mudukunde kandi n'abantu barwaye mwihangane ni ukuri turakomeza tubasengere n'abantu bafite ibibazo bitandukanye. Turabizi ko ngubu hari abarwayi hari abantu bose bari mu bihe bitandukanye. Mwihangane kandi murakoze cyane kudukurikirana mujye mudukurikirana n'ubundi mudukundisha abandi mukora amasheya umva turabakunda cyane turabahoza ku mutima kandi dushimira n'abantu batureba abantu mwakanze subscribe turabakunda tubahoza ku mutima. Bye.